ese ko Lewis akomeje kuba mu ruhirahiro, aho arimo kwibaza ati ese ko Alice mukunda kandi mama akaba yarambwiye ko yamwibye amafaranga, ndibuze kuba nabigenza nteko ndi kubona rwose ibintu binyobeye. Ese muratekereza Lewis ari buze kuba yakora iki? Ko tubona ko byamucanze, mwabibonye ukuntu yagiye akicara hariya kuri esikariye agatekereza cyane. Mwabonye ko ibyo Alice yatekerezaga, ibyo yibukaga byose ko na Lewis yabyibukaga. Lewis yibuka ukuntu yahuye na Alice, ukuntu yamusanze ku muhanda arimo kurya ibiryo byatakaye hasi, maze akamushyira mu modoka akamubwira ati vayo njye kuba naguha ibyo kurya. Akibuka ukuntu yari ari kumubwira ngo niyambara umukandara, akibuka n'ukuntu Alice yamubwiraga ati nubwo njyanye ariko ntago nari mbishaka. Ibyo byose akabyibuka, yarangiza akanibuka ukuntu mama we yamubwiye ngo yibye agatabo ka esheke. Byose bikagenda bimucanga, yibaza niba ari byo cyangwa atari byo. Ariko murabona ko ari mu ruhirahiro rwose, ibintu byamucanze, yabuze icyo yakora ndetse n'icyo yareka. Ese ibi bintu muratekereza biruze kuba byagenda bite guys? Reka nongere mbashimire mwe bakunzi bacu mudahwema kudukurikira. Nshimira weho wakanze subscribe hano kuri channel, ngusaba kandi kugira ngo uyikande wowe utari wayikanda, ufungure n'inzogera maze dukomeze kugenda tubana muri ibi biganiro 5 twiganirira kuri filime yacu Dahumures Girl, kugira ngo ibintu birusheho kuba bizagenda neza. Uru n'urubuga rw'abakunzi b'iyi filime, ndabasaba kugira ngo mukande subscribe, turusheho kugenda tuba umuryango mugari, maze turusheho no kugenda dusobanukirwa na filime yacu, tunarushaho kuryoherwa. Ese muratekereza ibi bintu biruze kuba byagenda bite? Ibyo Lewis arimo kwibuka byose, na Alice nawe karimo kubyibuka, yibaza ati Lewis koko azanyumva bigenze bite? Ko nari mwizeye nzi ngo niwe wenda uzanyumva, ariko akaba yaranze kunyumva. Ari gukomeza avuga ati rwose Lewis, ubu uri kunyumva rwose, uzambabarira unyumve wenda ngusobanurire, mbase ubyange ariko nagusobanurire. Ese muratekereza Lewis bizaba byagenda bite? Azaba yakumva Alice amubwira ukuri kose, maze urukundo rwabo rwongere rusubire nk'uko rwahoze kera, Alice akiba kwa Lewis? Ese muratekereza azakora iki muri ibi ngibi, ko umutima we urimo kumushinja kuba akunda Alice? undi ukamubwira ati ariko se ko mama yambwiye ngo yamwibye miliyoni, amwiba ndetse n'agatabo gasinyemo esheke. Ibyo byose arimo kubyibuka, akavuga ati ubu ngubu koko ndakora iki, ndeke iki? Ese muratekereza bivuze kuba byamugendekera bite guys? Reka mbasabe kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibi bintu muri kubibona ndetse n'ukuntu mutekereza biruze kuba byagenda, maze dukomeze kugenda turyoherwa na filime yacu, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Reka rero mbashimire mwe mudahwema kudukurikira, nkomeza gushimira kandi namwe mwakomeje kubana natwe hano muri iki kiganiro, aho twaganiraga kuri filime yacu Dahumures Girl, umukobwa utagira haba. Ndabizi ko muba muyitegereje muri benshi, ndetse murashaka kuba mwasobanukirwa ibintu byagiye biba muri filime, anariyo mpamvu nanjye mba natanze umwanya wanjye kugira ngo inze tube twayiganiraho, turushaho kugenda dusobanukirwa. Nanjye nibyo biba byanzanye. Mwari kumwe na Jimmy, ndabakunda cyane, ndabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe, mutwereke ko muri kumwe natwe, mukanda subscribe, munadusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwira uko ibintu muri kubibona ndetse n'ukuntu mutekereza biruze kuba byagenda. Ntiwibagirwe kugenda udakoze like, ndetse unabe watera comment na subscribe, ntube wayibagirwa. Ndabashimiye, ciao ciao.